nongeye kubasuhuza kandi bakunzi ba filime zisobanuye mu kinyarwanda ndetse na filime zidasobanuye. Nyuma yuko mbahaye urutonde rwa filime 19, hari filime nabahaye 10 za mbere z'inyakoreya zikunzwe kuruta izindi n'amaseri, ndetse n'izindi seri 9 nabahaye zikunzwe zasohotse muri kwa gatanu. Nyuma yuko abenshi babikunze nagarutse kandi noneho nzanye filime zirangira 10 ushobora kuba wareba ziganjemo action ya danger. Izo filime ukaba wazireba uri wenyine cyangwa se uri ahandi hantu utuje nta bana bahari, cyane ko ari filime zirimo action nyinshi abana zishobora kuba zabatera trauma. Hari abantu benshi nzi baba bakunda filime ariko ugasanga ntabwo akunda ibintu bya montage nyinshi, ntabwo akunda ibintu birimo ibikabyo byinshi cyane nk'iby'abahinde. Niyo mpamvu mba nagiye nkategura nkazana filime ushobora kuba wareba rwose zitaguteje ikibazo na gito. Filime ya mbere cyangwa se iri ku mwanya wa 10 ngiye kubahereza ku rutonde rwanjye ni filime yitwa Delivers from the Evil, cyangwa se mu yandi magambo udukize umubi. Ni filime ishingiye ku mugabo turamuzi cyane muri filime yitwa Squid Game. Turamuzi cyane uyu mugabo. Iyi ni filime rero yakinye yitwa Delivers from the Evil, yasohotse mu mwaka wa 2020. Ni filime irimo ibikorwa byinshi cyane by'ubutasi yo muri Korea y'Epfo, ivuga ku mugabo bita Nam. Yari umwicanyi wabigize umwuga ndetse yashaka gusezera akazi kiwe agakora akazi ke kanyuma agahita yigira mu kiruhuko. Gusa ubuzima bwe bwaje guhinduka ubwo yaje kumenya ko umukobwa we yashimutswe agashimutirwa muri Thailand nyuma yuko mama we cyangwa se uwari umugore we yicwa. Yahise ajya kumushakisha muri Thailand kugira ngo amutabare. Muri uko nguko gushakisha umwana we mukobwa aza guhura n'umugabo bitaga Ray, yitwa Ray, nawe waje amuhigaza kumwihoreraho. Yaje kumwihoreraho kubera ko yatekerezaga ko we yamwiciye umuvandimwe mukuru, aza kumwihoreraho ibintu bihindura isura. Filime yari irimo urukundo rwose rwa kibyeyi kubera ko uwo mugabo witwa Nam tumuzi cyane muri Squid Game yarimo ashaka gutabara umwana we w'umukobwa, ndetse na Ray yarimo ashaka guhorera mukuru we bakoranaga umwuga w'ububandi. Abakinnyi bakuru bari muri filime n'uyu Hwang Jung-min cyangwa se uwo tuzi nyine nka Nam muri filime, ndetse na Lee Jung-jae ukina nka Ray. Ni imwe mu mafilime y'inyakoreya cyane yamenyekanye kubera ibikorwa byayo by'uburwanyi ndetse n'ubumaneko bukomeye cyane. Iyi ni filime iri ku mwanya wa 10 ku rutonde rwanjye, ushobora kuba wagenda ukareba. Filime rero iri ku rutonde rwanjye ku mwanya wa 9 ni filime yitwa The Killer. Ni filime yasohotse mu mwaka wa 2022, ndetse nayo ni filime yo muri Korea y'Epfo irimo imirwano myinshi cyane. Ivuga ku mugabo witwa Weeeeee wahoze ari umwicanyi ukomeye cyane, ariko akaba yararetse uwo mwuga. Umunsi umwe umugore wamusaba kwita ku mukobwa ukiri muto ndetse akamwitaho igihe gito cyane. Mu gihe yaramurinze uwo mukobwa yaje gushimutwa n'abagizi ba nabi. Weeeeee ahita atangira urugendo rwo kumushakisha no kumurokora. Mu gushaka uwo mukobwa ahura n'abantu benshi cyane babi kandi akajya arwana nabo umwe ku wundi, cyane ko yari yaratojwe kurwana akiri mu mwuga w'umwicanyi. Weeeeee yaje gutsinda abamurwanya kandi akomeza kwegera aho umukobwa wafungiwe. Umukinnyi urimo w'icyamamare ni Jang Yuko, uzwi cyane muri iyi filime nka Weeeeee kandi akaba yamenyekanye muri filime nyinshi cyane zakunzwe. Muri makeya iyi filime ivuga ku mugabo ukomeye wageragezaga gukiza umukobwa washimuswe, irimo imirwano myinshi cyane, ndetse kandi iyi ni imwe muri filime ushobora kuba wareba ku rutonde rwanjye, iri ku mwanya wa 9. Uwakinnye muri iyi filime The Killer turamuzi cyane muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, nk'iyakinnye mu mwaka wa 2010 yitwa Chuno. Abanyeshuri benshi cyane mu ma internet filime barayizi, cyangwa se irindi zina bagizeho ni yitwa Slave Hunter. Ndetse uyu musore uyikina muri iyi filime The Killer niwe muri Slave Hunter ubukina nka Lee Diagiri. Ngira ngo Master P amazina yo rwose nta wayibagirwa. Lee Diagiri turizi neza cyane. Yakinnye muri yo Slave Hunter, The Killer, Swordsman, Voice,
Fated to Love You, My Country, The New Age cyangwa se n'iyindi yitwa Flow. Izi ni filime nyinshi cyane ngiye mba narazirebye kandi iyo mbabwiye ngo filime irarenze ntago kiba ari gihuha ntago kuba ari ugutubura ngewe mbarekomanda filime zirenze ushobora kuba wareba ukishima mu gihe ukunda action cyangwa se n'izi nkundo nzagenda bareba ariko muri iyi minsi ndagira ngo mbanze mbatemo action za danje ushobora kuba wareba ndetse kandi ukishimira. Filime yindi iri ku mwanya wa 8 ku rutonde rwacu ni filime yitwa The Villainess. The Villainess ni filime nayo y'Inyakoreya irimo umurwano ukomeye cyane. Inkuru ivuga ku mukobwa witwa Sokuhi wakuriye mu buzima bugoye cyane akigishwa kuva kiri muto cyane kwica no kurwana. Nyuma yo gukora rero ibitero bikomeye uyu mukobwa yaje kuza gucika. Uyu mwana w'umukobwa witwa Sokuhi kuva akiri muto yatoje kurwana no kwica ndetse yaje kuba umuntu umwe wa mbere mu bakora uwo mwuga w'ubwicanyi. Umunsi umwe nyuma yo kurwana n'abagizi ba nabi benshi yaje gufatwa maze ajyanwa n'urwego rw'ubutasi rwa leta. Bamubwira ko ashobora gutangira ubuzima bushya nk'umuntu usanzwe. Sokuhi nawe yemera icyo bamubwiye kuko yifuzaga kuva muri uwo mwuga ndetse n'ubuzima bubi bw'urugomo atangira kubaho nk'umuntu usanzwe kandi agerageza kwita ku mwana we yari amaze kugira. Ariko uko iminsi igenda ishira atangira kuvumbura ko hari abantu bamubeshye kandi bamuhishe ukuri ku buzima bwe kandi amenya ko abantu bamwe yizeraga aribo bateye ikibazo ku buzima bwe bubi bwamubayeho. Ibyo bintu byatumye yongera gufata intwaro kugira ngo arwane ashaka ukuri kandi yihorere ku bamugiriye nabi. Iyi filime yarakunzwe cyane kubera imirwano yayo ikomeye cyane cyane aho Sokuhi arwanira kuri moto no mu modoka yiruka biteye ubwoba. Umukinnyi mukuru ni uwitwa Kim Vin kandi muri iyi filime rwose yakinnye neza biteye ubwoba utarayibona namubwira ngo agenda arebe filime yitwa The Villainess. Muri make iyi ni filime ishingiye ku nkuru y'umukobwa wari warabaye umwicanyi ashaka gutangira ubuzima bushya ariko amateka ya kera yanga kumurekura. Ni filime yuzuyemo imirwano amabanga n'ibintu byinshi bigiye bitunguranye nakubwira ngo wayireba kandi wakwishima. Indi filime iri ku rutonde rwacu ku mwanya wa 7 ni filime yitwa No Tears for the Dead. No Tears for the Dead ni filime yakinwa n'umugabo w'umusitari cyane turamuzi muri filime nyinshi z'Inyakoreya witwa Gone. Ndetse iyi filime irimo umurwano ukomeye cyane aho iyi nkuru filime ishingiye kuri umugabo witwa Gone aho yakoreraga amafaranga mu kwica abantu. Mu gihe yari mu kazi rero yaje gutumwa ku kazi ko kwica abantu aza gukora ikosa rikomeye cyane arasa umwana w'umukobwa atabishaka. Iryo kosa riramubabaza cyane kandi rigatuma yicuza igihe kinini. Nyuma y'igihe ahabwa kandi kazi ko agomba kwica umugore witwa Mojong. Mojong yaje kwisanga rero ari nyina w'uwo mwana w'umukobwa yari yararashe mu mpanuka. Ni filime yitwa No Tears for Dead cyangwa se ntabyo kuririra abapfuye. Yaje uwo mugabo uko agenda amenya uwo mugore atangira kumugirira impuhwe bitewe n'uburyo yabonaga uwo mugore abayeho nyuma yo kubura umwana we. Gone yaje gusanga rero ari hagati y'amahitamo abiri, gukora akazi yahawe cyangwa se kurinda uwo mugore yaratangiye kugirira impuhwe. Ibyo byatumye ahangana n'abantu benshi cyane bashaka kumwica kuko batishimiye umwanzuro yafashe wo gusuzugura ba bossi babo. Umukinnyi ukomeye urimo amazina nyakuri yitwa Jang Do-gun ndetse n'umwe mu bakinnyi bakomeye muri Korea y'Epfo turamuze muri filime nyinshi. Uzashaka iyi filime uyirebe uzaza unshimire nyuma. Iyi filime yitwa No Tears for Dead ni inkuru y'umwicanyi muri makeya wicuza ikosa yakoze agahitamo kurinda umuntu yagombaga kwica ndetse filime irimo kurasana kwinshi imirwano ikomeye n'inkuru ikora ku mutima yerekana ko rimwe na rimwe umuntu ashobora gushaka gukosora amakosa yakoze nubwo byaba bigoye cyane. No Tears for Dead ntakurira abapfuye. Indi filime iri ku rutonde rwacu ku mwanya wa 6 ni filime yitwa The Suspect. The Suspect ni filime irimo umusore uzwi cyane tumuzi no muri filime nka Train to Busan. Iyi filime yarakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu musore niwe wakinye iyi filime irimo umurwano ukomeye cyane.
filime yitwa The Suspect rero ni filime ishingiye ku nkuru y'umugabo witwa Ji Dong-chul wahoze ari umusirikare kabuhariwe muri Korea ya ruguru. Nyuma yo guteranwa n'igihugu cye ndetse no kubura umuryango we, yafashe umwanzuro wo guhungira muri Korea y'Epfo. Ni ibihugu bituranye Korea ya ruguru na Korea y'Epfo, ubundi nko kumva Sudani y'Epfo na Sudani ya ruguru. Umunsi umwe rero umukoresha we wamukoreshaga aho ngaho aricwa. Nyuma yo kwicwa bamushinza urupfu rwiwe. Gusa uwo mukoresha mbere yuko apfa yari yamusigiye amabanga ndetse n'amakuru menshi cyane y'ibanga. Nyuma yaho Dong-chul baza kumushinja rero ko ari we wishe uwo mukoresha wiwe. Polisi itangira kumuhiga kugira ngo yerekane ko ari umwere, atangira gushaka ukuri ku rupfu rw'umukoresha we. Muri urwo rugendo ahura n'abantu benshi cyane bamushaka, bituma habaho kwirukanka, kurasana n'imirwano ikomeye. Umukinnyi mukuru n'imahangano witwa Gwongo Yu cyangwa se yakinnye muri filime yitwa Ji Dong-chul ndetse tumuzi muri Train to Busan. Muri make iyi The Suspect ni inkuru y'uwahoze ari umusirikare ushinjwa icyaha atakoze, arwana n'abamuhiga mu gihe ashaka ukuri no guhanagura izina rye. Ni filime nziza cyane ku bantu bakunda action ndetse n'ubutasi. Ni filime ngiye mba narazirebye zose, niyo mpamvu muba mwumva nanjye nzibarekomanda kugira ngo muzibe. Ndi Fox Umuhigi. Mu gihe wabyibagiwe cyangwa se hari filime ushaka ko nakurangira uburyo wayibona, amagara kuri 0726951087 nkaguha link kuri WhatsApp cyangwa se ahandi hose ukirebera filime, ukirira show ndetse n'umuryango wawe. Filimi za ikurikira ahangaha nta yindi ni Train to Busan. Umukinnyi n'umwe n'uyu nguyu wakinnye iyo hejuru The Suspect. Iyi Train to Busan uyu mugabo ayikinamo yitwa Sok-woo ndetse yaje gusohoka isa nkaho ikurikiranye n'iyi ngiyi The Suspect. Ndetse harimo n'undi mugabo w'umusitari cyane tuzi, tumuzi nko muri filime nka Round Up Punishment, tugira ibipfunsi bikomeye cyane uwo muri Korea y'Epfo. Ni filime ivuga ku mazombi, aho uyu mugabo we n'umukobwa we bari bafite gahunda yo kwigira muri Busan, ni umujyi wo muri Korea, bava muri Seoul bigiye Busan. Hanyuma mu rugendo indwara iza gutera abantu ituma bahinduka ibisimba cyangwa se zombies. Ni zombies zifite imbaraga nyinshi cyane, zitaruka ziryana ku buryo abantu baje kwisanga hafi ya bose barahindutse, hasigaye abantu bake. Abari muri gari ya moshi bagerageje kurokoka ndetse no kwirwanaho kugira ngo bagere muri Busan, umwe arwanira ubuzima bwe ndetse n'ubwabo akunda. Uyu mugabo rero Sok-woo yarwaniraga ubuzima bwe ndetse n'ubw'akana kiwe k'agakobwa bari bafatanyije urugendo. Umukinnyi mukuru n'imahangano ni Gwongo Yu, namubabwiye hejuru yakinnye iyo The Suspect. Ni filime zose zirimo action ndetse ni filime nziza cyane utapfa kubonamo montage ya filime ureba nyine ukabona wagira ngo ni ibintu bibaho, ukaba igakura attention kugeza ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Muri make iyi inkuru y'iyi filime ni inkuru y'abantu bahunga ibisimba biri kwanduza igihugu cyose, ariko ikibandwaho cyane n'urukundo, ubwitanye no kurinda abukunda. Ni filime rero nakubwira ngo wagenda ukareba ndetse kandi yazagushimisha nyuma ukazaza kunshimira. Indi filime iri ku mwanya wa 4 ni filime yitwa The Witch, igice cya mbere cyangwa se The Subversion. Iyi ni filime ndetse yanasobanuwe cyane mu Kinyarwanda. Ni filime yakunzwe, ahitangira umukobwa muto cyane bita Jayun, aho akiri umwana arimo aratoroka ahantu hakorerwaga ubushakashatsi bw'ibanga. Mu gihe cyo gutoroka agira impanuka ituma yibagirwa ibintu byose yari azi ku buzima bwe bwa mbere. Nyuma yaho umuryango woroheje rwose uciriritse wanga mu gacyaro waje kumutoragurura murera, arakura avamo umwana nyine usanzwe umeze nk'abandi, ajya no ku ishuri, mbese ubuzima bwe bukomeza nk'ubwo umuntu usanzwe. Ariko igihe umuryango we watangiye kugira ibibazo by'amafaranga no muri bushobozi, yaje kujya mu marushanwa kuri televiziyo kugira ngo nawe abone udufaranga two kuba yatunga abo babyeyi be bari bamwitoraguriye. Nyuma yo kugaragara kuri televiziyo rero abantu batangira kumuhiga cyane ko bo bamubonye bakamumenya, bari bazi imbaraga afite. Uko inkuru igenda ikomeza, Jayun cyangwa se uwo mwana w'umukobwa amenya ko atari umukobwa usanzwe ahubwo afite imbaraga zidasanzwe, kandi hari abantu
abantu bamukoreyeho ubushakashatsi kuva akiri muto. Ku musozo w'iyi filime hagaragara ukuri gutangaje ku buzima bwe kandi agaragaza imbaraga zikomeye cyane zitungura abantu bose. Filime ngira ngo uwayibonye arayizi, utarayibona nawe namushishikariza kuyireba. Ni filime irimo umurwano cyane imbaraga zidasanzwe, umwana w'umukobwa afite ibyuma ahura n'abandi bana bakorewe ubushakashatsi nabo bahuje imbaraga ariko akaba barenzeho kubera ko izo mbaraga ziba ari karemano. Iyi ni filime irimo umurwano, muri make ni filime ivuga ku mukobwa wabagaho nk'umuntu usanzwe ariko nyuma bikabaza kugaragara ko afite ubushobozi budasanzwe kandi ko hari ibanga rikomeye rimwerekeyeho. Iyi filime irimo imirwano ndetse irimo n'ibintu bitunguranye cyane ku buryo utabasha gupredikitinga ngo haraza hakurikiraho iki. Ubundi filime nyinshi urareba ariko ukagenda uba wamenya ngo harakurikiraho iki hakurikiraho iki. Ibyo rero bituma filime ibiga. Filime z'inyakura zifite umwihariko w'uko utapfa kumenya ngo niki gikurikiraho, ndetse filime mba nakuzaniye ngema nzizi neza kari filime wareba ukishimira. Ku mwanya wa gatatu hari filime yitwa I Saw the Devil cyangwa se nabonye sekibi, nabonye ikibi. Filime ivuga ku mugabo bita Kim Soo-yoon. Kim Soo-yoon turamuzi muri filime cyane nyinshi zakunzwe nka Iris yasobanuwe na Legend Yanga, tumuzi ndetse no muri filime nka All In yasobanuwe na Junior Giti akizamuka mu mwuga w'ubusobanuzi. Ni filime nayo yakunzwe cyane. All In abana mu mashuri barayirebye n'abandi bose barayikunda. Iyi filime rero itangira n'umugabo bita Soo-yoon ariwe tuzi nka Kim Ina muri All In, aho yari umukozi w'iperereza ariko afite umukunzi we, umwicanyi aza kumwica. Umwicanyi yitwaga Jang Kyung Chul yaje kumwica rero, hanyuma uyu Soo-yoon aza kumenya ko umugore we cyangwa se sheri we uwamwishe ari uyu mugabo. Yaje gutangira kumuhiga rero kugira ngo yihorere ariko aza kumubona, ndetse aho kugira ngo amwice ako kanya aramufata, aza kumurekura inshuro nyinshi cyane, akamufata akamubabaza akamukubita ndetse yamuteza ububabare bwinshi akamurekura kugira ngo gusa amwumvishe ububabare yateje abandi bantu. Uko kwihora kugenda gukomera, bombi batangira gukora ibintu bibi cyane ku buryo bituma umuntu yibaza niba kwihorera bishobora guhindura umuntu ikibi cyangwa se ikindi kintu. Abakinnyi bakomeye bari muri filime ni uwitwa Lee Byung-hun ndetse na Choi Min-sik. Lee Byung-hun turamuzi neza cyane muri Iris na All In n'izindi filime zikomeye yagiye akina. Uyu Choi Min-sik nawe yakinnye filime zikomeye cyane nk'iyi ngiyi ngiye kubahereza mu kanya yitwa Old Boy, nawe niwe wayikinnye uyu Choi Min-sik. Muri make iyi filime I Saw the Devil ni filime ivuga ku nkuru y'umugabo washaka kwihorera ku wishe umukunzi we, ariko uko agenda yihorera niko nawe agenda ahinduka umuntu w'umunyamahane kandi mubi kurushaho. Izi ni filime ziba zirimo umurwano n'ubugome bukomeye cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo nujya kureba filime mba naguhaye n'inkuteguza nkubwira ni filime z'indwanyi ndetse filime zirimo ubugome bwinshi ujye uzireba uri kure cyane aho abana batabasha kubona, kuko ni filime ishobora kumutera trauma akaba yakurana ibyo bintu mu mutwe kandi ntabwo ari byiza habe na gato. Filime iri ku mwanya wa kabiri twese turayizi, ni filime yitwa The Man From Nowhere, umugabo udafite aho akomoka cyangwa se umugabo utazwi, umugabo w'amayobera. Iyi ni filime iteye ubwoba cyane, filime iri mu murwano uteye ubwoba cyane. Iyi ni filime itangira kuvuga ku mugabo witwa Cha Tae-sik uba wenyine kandi akagira ubuzima bw'ituze. Inshuti yonyine yagiraga ni akana k'agakobwa gato cyane kitwaga Somi, kari gaturanye nawe kabana na mama wako wakoraga mu bintu by'ibiyobyabwenge. Gira ngo abayibonye mwarayibonye n'abatarayibona mugirebe, nyine yakoraga muri business akora n'abayacuruza ibiyobyabwenge. Aka kana kaza kuba inshuti y'umugabo cyane utaragiraga abantu benshi bavugana muri quartier. Umunsi umwe rero ako kana ko na nyina baje bashimutwa n'agatsiko k'abagizi ba nabi bacuruzaga ibiyobyabwenge. Tae-sik cyangwa se Cha Tae-sik afata icyemezo cyo kujya kubarokora. Icyo gihe yaje gusanga nyine yabigendeyemo ariko akana ko kakiri kazima. Uyu Cha Tae-sik muri iyi filime yarahoze ari umusirikare kabuhariwe kandi azi kurwana biteye ubwoba. Batangira guhiga abo bagome rero umwe ku wundi arwana nabo kugeza igihe arokoye uyu mwana. Uko agenda bashakisha ni nako hagendaga havumburwa amabanga y'ibikorwa bibi bagendaga bakora, leta nayo igenda ibimenya. Muri make
iyi ni filime ishingiye ku nkuru y'umugabo wari witurije gusa ariko aza kujya mu ntambara zo kugira ngo atabare mu nshuti we umwana mutoya cyane. Irimo imirwano ikomeye, irimo amarangamutima ateye ubwoba ndetse n'abafana benshi ba filime z'agasobanuye mu Rwanda barayizi kubera ko ni filime yagiye iza abantu ndetse kandi ikanakundwa cyane. Filime iri ku mwanya wa mbere ni filime yakinnye na wa mugabo nakubwiraga bamwita Chamin Sek, yitwa Old Boy aza kwikina yitwa Odesu. Umunsi umwe aza gushimutwa n'abantu atazi, nawe atazi icyo azira, afungirwa mu cyumba imyaka 15 cyane, imyaka 15 mu cyumba cya hotel utazi icyo uzira aza gufungirwamo. Muri iyo myaka yose ntiyarazi impamvu yafunzwe cyangwa se wamufunze uwo ari we. Nyuma y'imyaka 15 yaje kurekurwa. Igitunguranye nuko tangira gushaka ukuri. Ni filime irimo inkuru zikomeye cyane ndetse n'iherezo ryayo riratunguranye, ntabwo ari za filime uzareba nyine ngo umenye ngo birangiye bite. Muri make ari mu rugendo rwo gushaka uwamufunze rero yaje kuvumbura amabanga menshi. Buri gihe iyo yabonaga igisubizo kimwe havugaga irindi banga rikomeye kurushaho. Ku musozo amenye kuri gutangaje cyane ku buryo ubuzima bwe bwahise buhinduka. Ndetse uyu mukinnyi Chamin Sek uzwi muri I Saw the Devil niwe wakinnye iyi filime. Ngewe ndi Fox Umuhigi, nkaba umusobanuzi ukeye cyane ufite ijwi rike kurusha abandi. Filime nk'izi ngizi utarazibonye cyangwa se ariyo ushakago isobanurwa personally ku giti cyo ukavuga ati ngewe nshaka gukoresha filime, wahamagara kuri nimero mba nabahaye 0726 951087 cyangwa se ukandika kuri WhatsApp tukaba twagufasha filime ukayibona, cyangwa se ukaba wajya no kuri web runaka. Mba nabarangira website zitagira ama ads menshi, ushobora ko wajya ukareba filime uko ubishaka neza cyane uri kumwe n'abawe. Izi ni filime 10 nguhaye rero za action zakunzwe cyane z'Inyakoreya, zitarimo ama montage runaka, ahubwo zifite edit ya Danje Korea y'Epfo ifite uruganda mu gutegura filime, n'Abanyarwanda nabonye batangiye kugenda babyigana. Reka turebe ubutaha ngo ndabazanira iki. Reka rero dukomeze tukurikire aya makuru yose ajyanye na sinema ndetse na filime zirenze. Reka ngewe mbe mbacitse.